icyambere ugomba kwirinda kugira ngo ube wabona akazi no gusuzugura akazi. Dufite urubyiruko cyangwa se abantu basuzugura akazi, bakumva yuko ngewe ntabwo najya kuba security guard, ntabwo najya kuba umusekirite, ngewe ntabwo najya kuba cleaner muri office ahantu, ngewe ntabwo najya gukora ABCD kubera ko narangije wenda kwiga secondaire cyangwa narangije kwiga university. Iyo ni failure ya mbere ku buzima bwawe, yatuma nta hantu ushobora kugera, ikintu bita gusuzugura akazi. Hello everyone, ndabasuhuje cyane, muraho murakomeye. So ndishimye cyane kongera guhura namwe kuri iyi platform yacu ya Cyira tuganira. Uyu munsi turashaka kuganira kuri topic ikomeye kandi ariko nziza yo kugira ngo duhane imbaraga, kugira ngo twongeranemo imbaraga mu byo dukora, twongeranemo imbaraga nk'abajeune, nk'abantu bakuru. Turashaka kuvuga ku kintu kijyanye no kudasuzugura akazi cyangwa se uburyo bwagufasha kugira ngo ube wabona akazi, especially kuri iyi market yacu y'u Rwanda, cyangwa se n'ahandi wagerageza gukora kugira ngo ube wagira ikintu winjiza mu mibereho yawe. Imibare uyu munsi itugaragariza yuko abantu bagera kuri 12.9% ni abashomeri cyangwa se nta kazi bafite mu Rwanda muri rusange. Hanyuma indi mibare ikagaragaza yuko abantu bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 30, hejuru ya 20%, nirinze kuvuga imibare neza, hejuru ya 20% ni abashomeri. Bivuga ngo mu rubyiruko hagati y'imyaka 16 na 30, abenshi ni abashomeri, nta kazi bafite. So, ubu rero icyo dushaka kugira ngo turebe, turashaka kuganira tuvuga tuti ni gute, ni iki twasangizanya nk'ubumenyi kugira ngo iyo gap cyangwa se icyo kintu kijyanye na unemployment rate igerageze kugabanuka, ariko kugira ngo nawe udukurikiye kugira ngo ube wabasha kugira ngo ubone akazi cyangwa se ikintu cyakwinjiriza umusaruro. It's really unfortunate for a young person to be unemployed or just to live without making money. It's really unfortunate. Imagine waking up in the morning at your house, in your family, and then you look at everywhere, but you don't know where to go to get some money. It's really unfortunate. But there are so many opportunities around there that can help you to make money. I know it's not easy as I'm saying, but there is a lot of opportunities in Rwanda that can help you to make some money, you know. I know you can say, oh, you, Jules or Jules, you are just saying that because you have job or you've been working or you have a lot of experience. So now you are just talking. No, I'm not just talking, but I'm looking at realities, what is possible, what can help us to get money or to make money. Do you understand? So, u Rwanda rero rwashyizeho amahirwe menshi atandukanye bwo kugira ngo bibe byafasha urubyiruko kugira ngo rube rwabona akazi. Ariko ntabwo byoroshye nkuko maze kubivuga. Ariko reka turebe ibintu bimwe ugomba kuba wirinda n'ibyo ugomba kubukora kugira ngo ube wabona akazi. Icyambere ugomba kwirinda kugira ngo ube wabona akazi no gusuzugura akazi. Dufite urubyiruko cyangwa se abantu basuzugura akazi, bakumva yuko ngewe ntabwo najya kuba security guard, ntabwo najya kuba umusekirite, ngewe ntabwo najya kuba cleaner muri office ahantu, ngewe ntabwo najya gukora ABCD kubera ko narangije wenda kwiga secondaire cyangwa narangije kwiga university. Iyo ni failure ya mbere ku buzima bwawe, yatuma nta hantu ushobora kugera, ikintu bita gusuzugura akazi. Ngewe sinaba umukomisiyoneri, blocker,
sinazajya ndangira abantu ibintu runaka, kugurisha amamodoka, kugurisha ibibanza. Ibi sinabikora kubera ko njyewe narize, narangije kaminuza. Gusuzugura akazi ni intangiriro ya mbere yo kugira ngo ube mu bukene, navuga ngo buhoraho. Umuntu ushaka iterambere ntabwo asuzugura akazi. Nzabaha ubuhamya. I'll give you my testimony in the next video that I'll make. I will tell you my journey, my career journey. It's very interesting. I did so many work in my previous experience, but I can tell you it helps me just to be where I am today. Do you understand? Rero gusuzugura akazi uzabyirinde mu buzima bwawe. Abantu bajya hanze mwumva ngo bagiye muri Amerika, bagiye Burayi, bagiye hehe muri Australia, bari abantu akazi bakora nakangaka twita yuko dusuzugura ahangaha iwacu. Usanga bakubura, usanga bakoropa mu bitaro, usanga bahanagura amamodoka, usanga bajya bakunda kuvuga ngo baterura ibikarito. So baba bakora akazi k'imbaraga for them to make money. Rero nawe wibyuka aho mu rugo i Nyamirambo ureba mu kirere, ugenda kwirigara cyangwa ugenda kuganira n'inshuti zawe. Kura amaboko mu mufuka, ntugira akazi nakamusuzugura. Hari amahirwe menshi azafunguka mu kazi gato wagerageza gukora, karangiza ku kazi kakaba kakubyarira akandi keza. Ikindi cya kabiri ni ukutaryamira. My dear friends, kuryamira ni intandaro y'ubukene. Ugasanga uri umujene, uri umukobwa, ariko ubyuka saa 2 za mu gitondo, saa 3 za mu gitondo, saa 4 za mu gitondo. Ndagira ngo ubwire ngo kuryamira ni intwaro y'ubukene. Icyo ugomba gukora ni iki? Yego umaze umwaka, umaze imyaka 2 nta kazi ufite, ariko wake up in the morning, wiguma mu rugo, genda urebe amahirwe ari hanze. Ngenda byibuka when igihe narangizaga kwiga mu wa 3 secondaire, nari ndi kumwe n'umu friend wanjye, tujya gushaka akazi dufite bya bipapuro bimwe barangiriza amashuri. Tujya gushaka akazi ma NGOs dukomanga, tuvuga ati mwaduha akazi. Ndangije mu wa 3 secondaire. I'm glad yuko nyuma turangiza amashuri umuntu yabonye akazi, ariko icyo gihe akazi ntabwo kabonetse ko ntabwo twari dufite ubushobozi, byari no mu gihe cya vacances, ariko twagerageje kugaragaza uwo muhata wo kujya gushaka akazi. Ikintu cya mbere rero gikomeye kugira ngo ubone akazi, byuka mu gitondo, ugenda ahantu uvuga ati ndashaka akazi. Niba jya mu muhanda wazi hano mukora iki, hano n'ibiki mukora, urebe ibintu bakora kugira ngo ibyo bintu bibe byafungura amaso yawe, urebe amahirwe wabona. So icyo kintu cyo kuryamira kive muri wowe. Uryamira amasaha asanzwe, saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro ube waryamye, mu gitondo ubyuke kare. Niba ukora siporo uyikore saa 11, saa 12, saa 1, saa 2 ufata inzira ugende nk'umuntu ugiye mu kazi. Ariko ntugume mu rugo, ntugume igikondo, ntugume Nyamirambo, ntugume Remera. No. Kubera yuko nuramuka ubayeho muri ubwo buzima bwo kuryamira, nta kintu bizagufasha. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kwirinda. Irinde ikintu bita amafilme na social media. Dufite ikibazo cy'urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuze, kubera ko nta kazi ufite, ukamara umunsi wawe wose ureba amaseri. Kubera ko genda umuntu wa kera ntabwo nzi amaseri uyu munsi agezweho, wenda my brother Kwizera ashobora kumbwira niba hari seri nshyashya igezweho yo muri 2025. Ariko ugasanga nka kera hari zitwaga za 24 heures chrono, ugasanga uyimazeho igihe cyawe cyose. My friend, those people, they are making money through that film. They spend a lot of time thinking about the story behind, thinking about the story of that movie until they made that movie. And then when you are watching, they are making money. So, mu yandi magambo urimo urabafasha kugira gute
kwinjiza amafaranga. None ugasanga wa mwanya wagombaga gukora ukoresha ibindi bintu, ugasanga wawumaze muri film, ugasanga urimo urareba TikTok, video imwe ivaho indi ijyaho, imwe ivaho indi ijyaho. Uwo muntu urimo urakora TikTok yakagombye kuba nawe ari wowe, kuko that person is making money, but you are just watching. So my dear friends, ndagira ngo mbabwire ngo icyo kintu mukirinde. Ibyo bintu bitatu mbabwiye mubyirinde kugira ngo ube wabasha kubona akazi cyangwa wava muri iyo unemployment cyangwa se muri uko kuba udafite akazi. Icyo rero nshaka kubwira ugomba kubukora, ngiye kubwira ibintu bitatu bigomba kugufasha kugira ngo ubone akazi. Icya mbere ni ukwiyongera ubumenyi, sibyo? Niba warangije kaminuza ukaba nta kazi ufite, test yourself. Are you able to conduct an interview in English? Are you able to speak little English for you to get an offer? If not, but you have already graduated from university, but you are not able just to present yourself in English for an interview. So therefore, what you need to do is just to improve your language barrier. You need to improve your language. Meaning, you need to seek for a school where you can learn English. Do you understand? Otherwise, you will not be able to be outstanding in order to get a job. Because you have already graduated. But when you look at yourself, you're not able to defend yourself. You're not able to say, oh, hey, I'm Jules, I'm Marie, I'm whoever. I've graduated from university in accounting. I'm able to do A, B, C, D. So if you're not able to sell yourself in English, what you need to do is to upgrade your English. It's to upgrade your skills. Wenda icyongereza urakizi, ariko none gerageza none urebe ubundi bumenyi. Ese muri accounting ni biki ngomba kubanzi? Ngomba kubanzi uburyo bakoramo balance sheet, uburyo bakoramo, ntabwo nize accounting, ariko those are just general knowledge ngomba kubuzi. Ni gute bakoresha some tools zo muri accounting, either za QuickBooks. Ibyo ngibyo byose ukiyungura ubumenyi. So icyambere ugomba gukora nuko kugira ngo ubone akazi ni ukwiyungura ubumenyi bwawe. Muri ubwo bumenyi bushobora kuba ari ubumenyi buri technique cyangwa se ari ubumenyi bujyanye n'indimi, kuko nk'uko mubizi ibintu byose dukora muri kino gihe ururimi dukoresha mu kazi aba ari icyongereza. Rero ugomba gukora uko bishoboka. Wenda wari uri muri system francophone kera, ubu ngubu icyongereza kirakugora, ariko you need to spend time learning. Sibyo? Ukiga pe, fata umwanya wawe wige, ureke kuguma mu rugo, ureke kuryamira, ureke kumara y'amasaha yawe urimo urareba filme, ahubwo ongera ubumenyi bwawe. Icya kabiri, ubwo ngubwo ndavuga bitewe n'icyiciro urimo. Birashoboka yuko uri umujene wakikirije amashuri, ariko uyu munsi ushobora kwiga kogosha, ushobora kwiga gusuka niba uri umukobwa, ariko ukabyiga mu buryo ibyo bintu biri buze kwinjiriza amafaranga. Ku buryo niba uri muri quartier abantu baguhamagara bakavuga dukeneye umuntu dusuka. Nunahera mukunagiye n'ahandi mu gihugu cy'abaturanyi cyangwa ahandi kure, ibyo ni ibintu bizakwinjiriza amafaranga menshi cyane. So gira ubumenyi bumwe, ikintu kimwe wiga kugira ngo kigufashe, kugira ngo ejo hazaza hawe hagira ikintu uzagira gute uzabyazamo umusaruro bwa bumenyi bwawe. Ubumenyi bwari bwo bwose iyo buva ukagera ntabwo bupfa ubusa, waba ufite akamaro. So shaka ubumenyi wiyungura. Icya kabiri shaka kubwira, work on your CV. Work on your CV. So some people, they have their CVs that are outdated. But currently in 2025, there are new ways to develop your CV. We have AIs, we have some online tools that can help you. So make sure you work on your CV so that your CV can be like a modern CV,
an outstanding CV, so that when you apply, like HR personnel will say, oh my God, this person should be considered. I need to interview this person just to see what he or he is able to do. Because you worked on your CV. So, kora kuri CV yawe. Ukoresha abantu, ukoresha tools ziri online, cyangwa se ubwira umuntu wundi, umuvandimwe, ufite ubumenyi, ukora ahantu runaka, umubwira ati mfasha gukora kuri iyi CV yanjye. Azagufasha, hanyuma noneho CV yawe n'izindi mpapuro ufite ubyohereze mu gihe urimo gusaba akazi. Bavandimwe, ikindi kintu gikomeye cya gatatu ngira nkubwire, spend your time online looking for opportunities. Hari ama websites menshi cyane atuma cyangwa se batangaho bamamarizaho akazi. Don't spend so much time looking for TikTok, Instagram, YouTube. No, just spend your time looking for opportunities. Go on job in Rwanda. My first job that I got it through Job in Rwanda. Kudos to Job in Rwanda. I really appreciate the work that you are doing. Niho nakaboneye ndapplyinga, nta muntu wari unzi, nta muntu wamfashije. It was an online application. Rero ntiyagira abantu bakubwira ngo iyo applies online ngo bafite umuntu, nta muntu bafite. Those are lies. You are the potential candidate. Niba wamaze gukora bya bintu upgrading your skills, ukumva ibintu ibyo bakeneye, hari ukuntu byumva bisobanukiwe, you just apply. Bazaguha akazi kandi uzagenda utera imbere. So, reka tuve mu bintu byo kwirirwa turi mu bintu abandi bantu batwinjirizaho amafaranga. Ziriya megabyte, ziriya bundles koresha kuri internet, you need to use it in order to make money. I swear to God. Ndabizi ubushobozi ufite niba ubasha kujya kuri YouTube, kajya kuri Instagram, kajya kuri TikTok. Ndabizi ufite n'ubushobozi bwo kuba wareba ahantu bakeneye abantu bakora ibintu online hanyuma ukabafasha. Rero ibi ngibi uwo mwanya wawe no spending online ureba opportunities. I'm telling you, opportunity, amahirwe ari imbere ku muryango wawe. Amahirwe arahari. Nutanabona n'akazi kahangaha mu Rwanda, wabona nako hanze. Ntuvuge ngo nta bushobozi bwinshi mfite. Wowe shaka amahirwe, shyiramo umwete. Ikindi kuri ibyo byo gushaka amahirwe, ndagira ngo ngusabe, aho ni online washakiraga amahirwe. Ariko gerageza ugende usure biriya bigo byitwa BDF. Business Development BDF. Ugende usure za BDF. Muri buri karere harimo umukozi ushinzwe guteza imbere imirimo, ibikorwa by'urubyiruko. Umubaze se nakora iki, azakubaza ese ufite iki, ese ushoboye iki, akubwira uburyo wakora ku buryo wabona amafaranga, wenda ukaba wanakwihangira n'umurimo, nubwo bitaba ari akazi, ariko uburyo wakwihangiramo umurimo. Ese wakora iki, ese nahe mahugurwa hari. Noneho izo nama abantu bo muri BDF bazakugira zizagufasha kuba hari amahirwe uzabona y'uburyo we nawe ubwawe wakwihangiramo umurimo. You can be a good entrepreneur whereby everyone will be surprised. Whereby everyone will say, hey, is this the person that we've been seeing like around here? They'll say, oh my God, the guy is successful now. Kandi wakoze iki? Wakoze amasabuni se, wakoze imigati, wakoze liquid soap, savon liquide, washushanije se. Ibi byose ukukwihangira imirimo bizaguteza imbere, none abantu bose batangare. Nizibika zari amagi. Nawe uyu munsi wahinduka rwiyemezamirimo udasanzwe. Ariko icy'ingenzi, reba amahirwe agukikije. Reba amahirwe ahari mu gace kawe,
reba amahirwe igihugu cyashizeho, reba amahirwe muri wowe ufite, hanyuma akazi karagutegereje. Kandi nawe ako kazi ugiye kwihimbira ni ukuri kazatera imbere. Ntihagire umuntu uguca intege akubwira ngo ngo imisoro. Ejo naganiraga n'umuntu ngo ugiye ngo impamvu ngo natangira business ngo ni imisoro, ngo imisoro ngo ni myinshi. Ndamubaza se imisoro bimeze bite? Imisoro iyihe misoro? Nagerageje gukoresha my little knowledge ku bijyanye na tax. Ndamubwira none se utekereza ko VAT niba ari ukwishyura umusoro, utekereza yuko ari nde wishyura umusoro? The last consumer wa nyuma urimo kugura cya kintu niwe wishyura umusoro. Apologize if I'm wrong about that theory. Ariko nzi yuko iyo umucuruzi arimo gucuruza kuri cya kiguzi ashyiraho n'umusoro, none akagurisha igicuruzwa, none agasigarana umusoro azatanga muri leta kugira ngo wubake ibikorwa remezo. Ariko ntabwo utangira gucuruza ngo nzahomba ngo kubera umusoro. Nta muntu n'umwe umusoro wigeze uhombya. Umusoro guhombya ryari? Umusoro guhombya mu gihe wafashe ukarya amafaranga y'inyungu, ukarya n'amafaranga ya leta, ukarya n'amafaranga y'umusoro. Amafaranga y'umusoro ntabwo ari ayawe, ni amafaranga ya leta. Mu rusengero ni nko kuvuga ngo kurya amaturo ni cyacumi. So ugomba kumenya yuko ntabwo ari amafaranga ari ayawe. Rero nshuti zanjye mukurikiye kino kiganiro, amahirwe yo kwikorera, amahirwe yo kubona akazi arahari. Byuka uve aho waruri, uve muri negative thinking, aho watekerezaga yuko ibintu bifunze, ahubwo ushaka amahirwe. Amahirwe ntabwo azaza gusanga, ahubwo amahirwe ni wowe uzagenda uyasanga, kandi uzabona akazi keza, ndetse uzahinduka rwiyemezamirimo mwiza, aho abantu twese tuzatangara. Nawe utaha.